bihangane ngiye kugereranya imitima y'abakobwa nk'igihwagari, si uko mbanze kuko nanjye ndi nawe uriwe, ariko hari ukuntu ubona igihwagari gitoshye neza, inyuma hariho uturabyo tw'umuhondo kigeze mu gihe cyo kwera, hakaza utuntu tw'umuhondo ku mpande, n'inyuma nyine hakaza utundi twinshi twiziringitira ku kunoze ku gihwagari, ku mbuto rw'igihwagari. Ariko uzarebe umusaruro agiye gusarura cya gihwagari, aragitema mbere yo kugira ngo agiteme kuri cya giti, arabanza agahunguraho twa tuntu twose neza, twa tuntu tw'ibara ry'umuhondo dusa neza, noneho ntabwo adukuraho kubera ko ajya kuduteka, nta nubwo adukuraho kuko abishaka, adukuraho tunihunguraho, tugatakara hasi, cyane cyane ko abatanadukeneye, tukaba twabaye umurimbo wo mu butaka. Yarangiza kubikora gutyo agahita afata cya gihwagari akagisarura neza, akagenda akacyanika, akagibura, kikazasekurwa kikayungururwa kugira ngo havemo ifu igwiriye, bifata igihe kirekire. Rero hari imitima cyangwa se hari abakobwa uwahagara akamera nka kiriya gihwagari, ntagire amatsiko yo kureba ifu izavamo imbere niba izaba igwiriye, ahubwo akareba uturabyo tw'inyuma, uturabyo tumeze gute, utu turabyo ni twiza. Urumva ikibazo kibaho, Samweli we yaricaye afata muri sikorere ayikuza nk'aho ari urukundo nyarwo kabisa, ariko ntiyamenye tageti y'uko umuntu ashobora gusohoka muri senior 6 afite undi ufite n'akazi, watangiye kumutegurira ubuzima undi atarakora na tronco, yego, ahubwo wagenda mu murongo uvuga ngo ndakundana ngo na Claudine ngo yagiye ngo kuyikurira indege ngo mugije ku kibuga ndanamusezeye cyane rwose, ibyo birahagije nta murusikorere. Hari ikintu buriya abantu badukurikiye bagomba kumenya, cyane cyane birareba urubyiruko. Kwicara ugatereta umukobwa ukamuhereza chat paper muri classe amurusikorere ngaho mwagiye kurya mwagiye hehe, iyo amanota examen mwakoze asohotse, buri wese atatangira kuvuga ngo nziga hehe universite, undi akavuga ati nzashaka y'akazi, undi akavuga ngo nzashaka akazi. Indi nkuru, yego, none ihangana mu gisome, yego, iratangira ngo iyi nkuru tubabwiye, yego, mwumvishira tubanjirije, ariko iyi ngiyo my friend abaye nawe warira, aravuga ngo naramutegereje imyaka 3 yose, agarutse nsangiza ifoto y'ubukwe bwe. Yes we. Nitwa Samuel, nahuye na Claudine nkiri mu mashuri, twakundanaga mu buryo bworoshye, butuje ariko bwimbitse, uburyo butuje ariko bwimbitse, ntabwo twari dufite byinshi, ariko twari cyane cyane ko bari n'abanyeshuri, yego, ariko twari dufite ejo hazaza, yego, twiyemeje kubaka hamwe. Umunsi umwe Claudine ambwira ko agiye kujya kwiga hanze y'igihugu, cyari amahirwe akomeye kuri we, ariko byari ikigeragezo gikomeye ku rukundo rwacu. Yego, yarambwiye ati ntuzampemukire, nanjye sinzabikora, tuzategerezanye. Narabyemeye pe. Mu kumara kubyemera ariko imyaka yatangiye kugenda buhoro buhoro. Umwaka wa mbere twaravuganaga buri munsi, uko bukeye tukavugana, bwakira tukavugana, nuko umwaka wa kabiri ibiganiro bigenda bigabanuka buhoro buhoro. Yego, umwaka wa gatatu byahindutse nko kwibukiranya gusa, ni ukuvuga ngo batangiye kujya baganira nk'aho barimo kwibukiranya ibyahoze ari amateka. Ariko wibuka ngo cyagiye ngo turi munsi y'igiti, ariko wibuka cyagiye duhuriye ku ishuri ku munsi wa mbere, ariko wibuka cyagiye turi mu ishuri ngo mwarimu akadufata duhana chat paper, utuntu nk'utu, basigara barimo kwibukiranya ibihe byahise. Abantu benshi barambwiraga bati ariko Samuel uracyamutegereje koko? Ariko njye nkabasubiza nti amasezerano ni amasezerano, ni amasezerano. Nagiye nanga abandi bose bashakaga ko dukundana, yego, kuko umutima wanjye wari ugifite Claudine. Yego,
umutima rutaramurekura pe. yari agifite Claudine. Umunsi umwe telefoni yanjye yaracanye, ndebye nsanga ni message ye, narishimye mbere yo kuyifungura ndabanza ndanabyina, ariko ibyo nasomye byahinduye byose mu byo nari ntekereje muri ako kanya. Hariho ifoto ye yambaye alliance. Yego, yambaye alliance ubona iki? Impeta. Twatumeta bambaye nyine tu. Yambaye alliance. Noneho hasi handitseho ngo nishimiye kukumenyesha ko ndi mu nzira zo guhindura ubuzima. Abibwira nde? Samuel. Ariko Claudine we isi yarahagaze imera nk'iyinyikaragiyeho. Naramwandikiye nti Claudine ibi bivuze iki? Yansubije mu magambo make ati ubuzima bwarahindutse. Yego, sinari ngishoboye gutegereza. Nubwo saragishoboye gutegereza, ahubwo ko umuhungu ari wari umutegereje. Ntago shaka nkomeze. Yego, ntacyo komeza ndatanga. Nari maze imyaka 3 yose ntegereje umuntu wari waramaze kundeka bucece. Yego, nari naranze abandi bose. Ati mfite nigomwe ibyishimo byanjye. Ati mfite Claudine. Kubera isezerano ritarigeze rimugirira agaciro, nari narasigaranye mu maboko yanjye. Yego, gusa nubwo bimeze bityo ndacyamukunda. Kandi iteka muranekereza ko yaba ambeshya ngarebe kwihangana mfite. Yego, ndaremerewe, ndi mu rujijo, sinzi ukuri kubiri kumbaho. Ese koko arambeshya nk'uko mbitekereza cyangwa arimo arangerageza ngarebe kwihangana kwanjye? Samuel rwose wihangane. Samuel rero indi kibazo afite. Bundi hari ijambo bajya bavuga Samuel aracyategereje. Nko kwa ngo ni nka kwa kundi ngo utegereza nimba ikirondwe cyari inka ngo nimba cyagize iki? Kwa kundi utegereza. Aracyameze nk'ikirondwe gihagaze ku ruhu rw'inka. Kandi inka barayiwe. Kandi inka yarariwe kera hasigaye ibinono n'uruhu. Kabisa. Ubwo ni ukuvuga ngo niba umukobwa ageze kuri rwo kumwereka impeta yambaye. Yego. Ubwo byumvikana arimo aramukomfaminga amwereka yuko hari uwayimwambitse. Hari abantu batagira imbaraga zo guhakana. Uyu mukobwa ntabwo twamenye nubwo Samuel yigize mwiza mu rukundo. Urumva ko yaramubwiye ngo nahinduye iki? Ndi mu nzira zo guhindura. Icyaryo? Ubuzima. Birashoboka ko uyu mukobwa Claudine akundana na Samuel atamubereye mwiza. Nibyo yaramuririye kaminuza. Ajya kwiga yize kaminuza amutegereje. Bariganye. Barangiza senior 6 bariganye ariko noneho umukobwa arajya gukomereza amashuri hanze. Hari ibintu umukobwa ashaka kuba yarumvise. Utagomba no gurirwa umucira ubanza. Twese tuzi ko habaye ibintu bita ngo namuru sikorere. Umuntu mwiganye. Umuntu wize inyuma yawe. Uri nka senior 6 na senior 5. Abantu bomba bitakunda. Nise ubwo mwabana gute? Bomba bitamacinga. Mubomba mutakundana. Byibuze abari senior 6 wenda uwo muzabana ari P4 birashoboka. Uyu Samuel rero na Claudine njye ndumva nta ruhare rurimo rwo kubaganiriza. Samuel we yaricaye afata muri sikorere ayikuza nkaho ari urukundo nyarwo. Kabisa. Ariko niyamenye target yuko umuntu ashaka gusoka muri senior 6 afite undi ufite n'akazi. Watangiye kumutegurira ubuzima ndatarakora na tronco. Yego. Ahubwo wagenda mu murongo uvuga ngo ndakundana ngo na Claudine ngo yagiye ngo kuyikurira indege ngo mugije ku kibuga ndanamusezeye. Cyane rwose. Ibyo birahagije. Na murusikorere. Ariko Samuel yari yarabigize seriye. Nyine yabigize seriye ariko yashakaga kwikomerekereza umutima. Oya. Tunaganirize ariko tubwizanye ukuri. Abantu baba finaliste, abantu barimo gusoza amashuri. Kenshi na kenshi ibintu by'abantu ukuntu babiri seriye. Cyane cyane ko baba barimo kwiga bazi ko bazarangiza akazi ari akabo. Ise aribo bayifite. Rero kenshi na kenshi ibyo bakora
hari n'igihe usanga usibye ko wenda nk'abakundana bigana bo baba bibeshya pe, ariko nk'umusore uri mu wa gatandatu kuba yakunda umwana wo mu wa kane aba arimo gutekereza ati uno mwana uri mu wa kane ejo bundi ninaramuka nsohotse nzagenda niyubake, uyu mwana azajya kuza bimeze bite, azajya kuza amaze gufata agafaranga mpite mucanaho. Mwarubyiruko mudukurikiye reka mbanze na kenshi amuri sikorere ku bana barimo kurangiza nta ibihari baba bazi yuko ibintu bizaba hari ikintu buriya abantu badukurikiye bagomba kumenya, cyane cyane birareba urubyiruko. Kwicara ugatereta umukobwa ukamuhereza chat paper muri classe amuri sikorere ngaho mwagiye kurya mwagiye hehe, iyo amanota examen mwakoze asohotse buri wese atatangira kuvuga ngo nziga hehe universite, undi akavuga ati nzashaka y'akazi, undi akavuga ngo nzashaka akazi, kwa kunda hinduye icyerekezo. Hariho rero mu gihe umwe arimo kuvuga ati nziga muri universite, undi arimo kuvuga ati amanota nasohoka amaze kubona diplome nzashakamo akahe nzakora hehe. Hariho n'uwo bavuga ati ko ndangije kwiga umusore uzandambagiza, umusore dufitanye gahunda uzanjyana ninde wari uzi ko baba bahari. Rero niyo mpamvu uyu nguyu Samuel nibyo pe warakunze n'amarangamutima yawe kutwemeza ko wakomerekeye mu rukundo, ariko wakomeretse bitari ngombwa. Samuel yashyize imbaraga mu rukundo, undi afite target yuko agiye kwiga, nubwo arabizi ko aziga hanze, ageze hanze akubitana n'umudiaspora ufite amafaranga yakoreye kera. Reka n'umudiaspora tumureke kuri abakobwa, cyangwa se ateretwa n'umwana wo kwa kanaka ubazi kera warangije gukorera amafaranga kera wamaze gutunganya imibereho y'urugo. Hari n'igihe batarayakorera, ariko abakobwa bagira defo yo kuba umuntu bahora hafi ubita habereka utuntu twa feke turi simba, yego aribo baha agaciro kuruta uwaba yahaye isezerano rikomeye cyane. Nyine abakobwa bagira umutima woroshye, ntabwo bo bareba ibizagira akamaro, ntabwo bareba kure, bareba hafi, bareba bugufi. Ni uduti ndi kubona inyuma, ni nk'uko wabona wigeze ubona igiti cyitwa igihwagari. Bihangane ngiye kugereranya imitima y'abakobwa nk'igihwagari, si uko mbanze kuko nanjye ndi nawe uriwe, ariko hari ukuntu ubona igihwagari gitoshye neza, inyuma hari uturabyo tw'umuhondo kigeze mu gihe cyo kwera, hakaza utuntu tw'umuhondo ku mpande, n'inyuma nyine hakaza utundi twinshi twizirengetera ku kunoze ku gihwagari, ku mbuto rw'igihwagari. Ariko uzarebe umusaruro agiye gusarura cya gihwagari, aragitema mbere yo kugira ngo agiteme kuri cya giti, arabanza agahunguraho twa tuntu tw'ibara ry'umuhondo dusa neza, noneho ntabwo adukuraho kubera ko ajya kuduteka, nta nubwo adukuraho kuko abishaka, adukuraho tunihunguraho tugatakara hasi, cyane cyane ko abatanadukeneye, tukaba twabaye umurimbo wo mu butaka. Yarangiza kubikora gutyo agahita afata cya gihwagara akagisarura neza, akagenda akacyanika akagibura, kikazasekurwa kikayungururwa kugira ngo havemo ifigwiri. Bifata igihe kirekire. Rero hari imitima cyangwa se hari abakobwa uhagara akamera nka kiriya gihwagari, ntagira amatsiko yo kureba ifu izavamo imbere niba izabigwiriye, ahubwo akareba uturabyo tw'inyuma, uturabyo tumeze gute, utu turabyo ni twiza. Urumva ikibazo kibaho,